twatandukanye nabi ariko nari ngarutse ngira ngo tuganire. Yego mama niyo wanyijeje yuko rwose uri mu mwuka w'Imana cyane rwose. Ubu mba numva ndi kumwe nayo. none nigi dusiga ariko nagira ngo nkubaze biriya bintu uvuga gahanga abakobwa ngo bambaye ubusa bataye amakariso, gahanga abagore beza ngo bafite amanyo, basi biriya bintu kubwiriza ubona byadufashije. Iriya ni satani bayinambitse, ariko hari igihe witonda ukabwiriza ukajya kumva neza urabohotse neza. hanyuma umwuka w'Imana se kuki udakora cyane? mbona uwa satani ari gukora muri wowe k'ibimenyetso. ijambo ry'Imana twasomye ryaratubwiye ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, sibyo? Oya, nera imbuto nziza rwose, njyewe niko bimeze. niko se pasi ukera imbuto nziza utubwiriza ukimva utubwira ko wasambaye, wagiye ku Gisenyi mu ivugabutumwa, ibyo ntabwo byumvishe ngo hanyuma agahora ngo n'umukobwa ngo wari wambaye mini ngaragwa ngaguye amaguru ajya hejuru ngabona ngo nta kintu yambaye. tekereza pastor cyo kubwiza gamuzi ku Gisenyi habe iki ngo mwipantaro ubwo nyine maturo yari yafashe isosoka pastor rero. Oya, we mukobwa uri murazana n'ibintu byo gupinga mama. Ibihamya birahari. Hari igihe witonda ukajya ugenda wumva ugenda ukazamuka, ariko satani neza akaba atambitsemo akantu kiwe ntabwo ukajya kabura. Rero muri Imana iri kumwe natwe. noneho rero nimba satani urazamuka uba wumva uri hejuru ukazamuka ukeneye gusenga cyane. ndasenga nta muzi ndasenga. ushobora kuba werekwa ariko nimusibye ko nta n'ibintu byawe byiza nawe nabisoma pastor ngewe rwose mama singiye kukubeshya. wanzanye hano umbwira ngo papa Bidenyeri yarakijwe yarahindutse, ariko ndi kubona ahubwo harabaye bikurusha. mbere yaribaga byibuze ukabona ari kwiba bashaka kwiteza imbere, ariko yagiye mu nzu y'Imana urumva abagore urabumva nabumvise. Oya muko utangiye gutandukira rwose, urimo uratandukira. ugiye maze iminsi narasaraye kubera gusenga. sengera ibintu nk'ibyo biba bindogoya, ntabwo bizagaruka. usengera amavuta y'umwuka wera rero kuko umwuka ukurimo ntabwo bizagaruka mukobwa mwiza, ntabwo bizagaruka. Yego yaransengeye ntabwo bizagaruka. ambwira amakuru y'umwana wanjye uri muri Amerika, uko yabivuze, uko yandondora. ndarabyumvise ngo yakubwiye ko bazakuzanira umukazana. yaramuzanye umukazana mwiza cyane muri Amerika. ibitangaza birakorwa. Reka hari igihe uri kubwiriza ukajya kubona akantu kanyuzemo gutya, ukabitekereza ukirukana ukajya kubona biragiye. uri kubyumva rero agahita agira ngo ni kubikora koko, kandi ari imbuzi bije. yego ndabyumva. iriya ni imbuzi bije. umuntu ari kubwiriza ngo nubwo mwagira ngo kwizera kangana n'akabuto ka sinapi, akikanga yavuze akabuno ka sinapi. Yego, hari uwavuze akabuno ka sinata neza. umupasiteri umwe yaravuga ngo niyo mwagira kwizera nk'akabuno ka sinata, noneho turamuhugura ati biriya bintu, ati nawe byitambitse. hari igihe ubwiriza ukajya kubona kajemo. Sinata n'umuzi ndamuzi sinheshe uvuga sinata n'inshinza zakukoramo yo kora pastor. gusa ukwiriye gusenga cyane, ukaza amasengesho. tuba dukeneye kumva ijambo ry'Imana. Imana yaguhaye impano, rero gerageza ibintu by'abagore n'abakobwa n'ibiki byose n'iki ugerageze satani yiminde ikujye kure, sibyo? oya, ngomba kubirukana abakobwa beza. ngomba kubirukana. agira umwuka murondozi rwose. ngomba kubirukana cyane. reka dusubikire hamwe dusengera. Mana ndakumva systeme de pole tsapanda gusiza security kuri aba bantu
gendana nabo rero, bana nabo, ubiteho wa mana we. Uyu mukobwa nawe ndamusengeye abona akazi. Shikarete bongo shokoleti. Umuhaye umwana mwiza w'igitangaza. Uriya mugabo nawe agiye muri Amerika. Gendana nawe rero. Inka. N'amafaranga. Nayo ngazayama. Ngazama amafaranga rero n'ibikorwa ngo ni inkara y'inyama. Kamongere mamagara ndeye ko bikunda ariko ndabona byakomeje kugorana kure. Wabona uyu munsi ari buze telefone yamushiranyemo umuriro. Yabari buze se. Kagenda natwe. Birongeye biranze mu kwimana. Musenda bigenza niko. Kamongere ngerageze ndeye ko bikunda. Yesu ubu turabigenda dute vane turabaho dute ubu koko akagenda nta no guhamagara nta no kutubwira amagarwa ya gatatu noneho n'ibyanga karaba katubaye nusubiye basi se yabasi yaraye nta mavuta yo kwisiga mufite ntaki ariko ndebera no kwimana Twese wenda ajya guhinga ndakura ikiraka ndajya guhinga uko mubizi byenze hari n'abantu bari kubaka bari kubaka ubwo nyine nakomeza kwanga gufata telefone ndareba aho njya gushaka ko mbona ikirede ndareba kuko ndabona byatuyobeye mwebwe muri kunshora ngo njye guhinga ndajya guhinga he uko mubizi hari isambu tugira iyi nzu yadusizemo ibyo yadusigiye ntibyashize uwo muceri mavuga iyo nishira muri sida niko biba bimeze. Imana yacu ntabwo izadukoza isoni. Amena. Amen. Ntabwo izadukoza isoni. Iragenda ikadutaka ikadusiga. Yaza ngo umugore gati yomekaho bya bintu bigenda byigira gucyasha. Ujye ubireba. No. Amena. Nireba niko biba bimeze. Ukagenda we umeze urabona mutari beza se ugahita ugenda ugahita ufata nk'ikigore kimwe muri biriya amina nako bibiriya ugahita ugenda ahantu nyine ugafata amazi twe tunywa amazi none sinda ubona ijyamo ubusa Imana reka wagushyiramo ka mitsi nako fata ntabwo ari mitsingi mvuze ntabwo ari mitsingi mumere Imana icyubahiro ahubwo murabona ukuntu musa neza mukanura neza muri abagore b'ibishongore rwose mumeze neza amena kuko mbona mutishimira ubu ngubu nimurebe ukuntu muteye ubu rwose pasiteri nkatwe tuba twarobye neza ubu usibye Imana nyine itiviza igahita ibate hafi ariko ubundi ibintu biba byakomeye mwiseka muri Imana icyubahiro mwishidikanya amena amen ukagenda ugahita ugenda muri rogi ukaryama muri rogi ukaryama none Salomo nta bagore yari afite yari abafite benshi ko Imana yabimwemereraga ndetse ko nyine ariko natwe ntabwo wakwiraza
mada ubu naba ndayiwauka ntundaze. Icyo nacyo ni icyaha. Ahubwo nimba warabikoze mujye musaba Imana imbabazi. Amen. Amen. Primus nako buriya reka nkubwire. Urumva? Imana ntabwo itagira. Je yarampamagaye urabona kunungana. Oya ntabwo ari inzoga. Ndikubumva Imana nukanya ndaje masengere. Cyangwa manze se. Reka manze se. Mana yacu turagushimye turaguhimbaje. Rwose aba bagore ubaha umutekano, ubaha ubwenge kandi bwo kuba tugize. Urumva? Mana ndakwingize rwose. Ubahe byose. Dore warabatatse uragira beza bansanze. Harimo uwanyemereye inka. Rwose muri aba bose ibibanza barabifite. Rwose ariko ko mwikomakoma mwindogoya murimo murandogoya kandi Imana ntabwo ibikunda. Mupfukame basenge mwe mutangiye kunkoresha icyaha. Murimo murandogoye. Ndarakaye reka mbanze nikiranure n'Imana dore murancumuje. Ugende mukabiriza ubwo ngubwo mufite imbaraga. Ugenda abona rwose ubuzima burancanze nabi. Nakabona Abidanyeri batangiye kusuzugura. Ejo bundi narababwirije mbona bagiye batumva. Ubwa kabiri ndongera nahangana ndababwirije mbonye batumva. Ubanza imbaraga zitangiye gushirana. Ariko nawe n'ubundi sinkorera Imana, ni Satani. Kandi ibihembo bya Satani n'ubundi ntahemba neza. Atu kama mbaya. Abantu bambwiye muri Kongo ngo habe imbaraga nyine izo ngizo. Zajyayo zazishaka. Zagenda n'ibishaka bizaba igihanga cy'umuntu nzagitanga. N'ibisaba bizabasaba amaraso nzayatanga. N'undi Imana izambabarira giye kugenda imbaraga ku buryo bose bazahita bemera, noneho bazahita bashaganyuka bakaza bangurikiye nkabibira ukuri. Nzabiba papa bidenyeri paka mbibe n'ingohe nibiba ngombwa nzazitwara. Imana izakugirira neza. Dore yagushyizeho amabuno. Tikiza umuntu wirirwa avuga amabuno. Tubisubireho. Nawe utekereze kangahe. Amabuno, mitsingi. Ibyo ntabwo uri byumva. Oya nuko burya shitani yararanze kumuvangira. Wowe ntabwo ujya uteshaguzwa ntujya. Ariko se ku buryo wateshaguzwa uri imbere y'iteraniro ukavuga mabuno. Imana yabahaye amabuno. Mu ijuru hari abagore beza. Abagabo bifashe bazasanga abagore beza. Mu ijuru hari abasore beza. Abakobwa bifashe bazasanga. Mbona zanditse yewe. Ese ibyo bintu ni ubwoko bw'Imana bukeneye muri iyi minsi. Njye nageze ngo nyine no guteshaguzwa bisanzwe. Amara dukwiriye gushishoza. Urumva? Dukwiriye gushishoza. Mujye mureba mwebwe rega muba mukiri n'abatoya muravuga. Hanyuma ubanza urebe baragutuburiye inzu barayeza. Wibinyibutsa. Agenda nkureba. Bika nkubwire. Imana nsenga mubyeyi. Hari ikintu igiye kuzerekana kandi izabyerekana ibishyira ku mugaragaro. Bitinde bitebuka. Imana izabyerekana. Ndakubwiza ukuri papa bidenyeri. Umwuka afite. Nubwo yitwaza Bibiliya. Cyemana. Ariko rero
umva numva rwose ijambo ry'Imana yarariyongobeje ijambo ry'Imana vuga irihari guhera mu ntangiriro kugeza mu byahishuwe ibintu byose kuva igihe wanjyaniye uretse kuguhanura kugira ngo Imana ikugiriye neza ariko ibintu aguhanurira ubona ari ibyo wowe wumva bihuye narabibonye byinshi narabibonye njye rero rwose uretse kongeraho ukabona ibintu avuga nta naho bihurira wowe bigera bibonye njye ntaho bihurira reka turebe dukomeze tunasenge buri Imana n'ubundi izajye zirobanurira iminsi y'igisambo ni 8 ugize 8 zizongera mbabona 40 bimwe iminsi y'igisambo ni 8 abandi ngo iminsi y'igisambo ni 40 kuwa 41 kigafatwa byari buriya reka bizanye hano se firigo no gusenga bihurirahe wa mugore reka nkubwire nushaka umenya umugabo mubana ni gutamuzi ni umujura ni igisambo rufatwa nawe wabinera ejo bundi yagiye wanjye ntabwo kumvikana muzanye ibyo kumusabira twakica ahubwo ariko amaze kubwira nimutitonda polisi irabizamo ribi bizemo kandi muzabibona ejo bundi yagiye kwamamakaza hanyuma si izo polisi ziraza gufunga abantu muri rimwe cya mbere cy'umuntu yagiye gusenga ibyo ubwo wowe ibintu uri kuvuga yagiye gusenga shabanza hari ibirozi watambutse icaza umugabo wawe umuganire mubwire ikintu cyo gukora kuko umujura ejo bundi kwamamakaza ngo barahasahuye ahavuye nanjye yaravuye mu rugo ego yanjye barayitwara mikorofone yanjye barayitwara ubu ni ukuvuga ibintu byose biri kwibwa muri aka gace uyu mugabo wanjye uri kubitwara uretse maze kugira muraje murabona ntabwo ndi mama kazungu mwafashe mukamugira ikigoryi akirirwa basingira iyo Mana musenga iraje igaragara nta nubwo mbasenge ibintu byose biri kubura ahanga ahubwo mwe babaroze mushaka ahandi mujyana ubwo bukozi bwacu mama kazungu ndakubonye ngaho rero mama kazungu ntutese kandi ni wowe usengera n'umugabo wanjye wambara ukambwira ahantu yagiye kuko ariko mwana amaze icyumweru namubona ntabwo ari we mwajyanye gusenga koko ariko none se mbwira ahantu yagiye ubusa ntabwo nakugezana n'uyu munsi ntabwo uramenya amakuru amaze icyumweru reka nawe sinzi ahantu yagiye na telefone turayihamagara tukayibura abana inzara irenda kubica mbwira ahubwo ntabwo ubwo si inzara namwe yabica mbwira ahantu ubwo nta makuru ufite oya mubaro mbwira ahantu yagiye nuko mbega umugore ubura umugabo umunsi wa mbere ntubaririze ukabura umugabo umunsi wa kabiri ntubaririze narabariza ahantu hose naraheze umugabo wawe arafunze nuko mbwira ntabwo ari byo rwose ubwo nibyo narigiye kukubwira ibintu urimo uravuga rwose ndikumva cyane numva ari kwivugisha kuri sitasiyo ya RIB afungiye nakurikiranye ngo menye icyo yazize ariko twavuye gusenga baramufunze mu makazi baramufunze avuye mbwire ko urabeshya ko numvise se bavuga ngo yari ntabwo nzi ko abantu basenga namwe mubeshya numvise bavuga ngo yari ibiki ariko njye simva jewe ntabwo yibyo rero ko yari yagiye gusenga cyumweru ntabwo yatera ngiye mbwiza ukuri papa yagiye gusenga amara icyumweru atazi urusuru rwandikora baramufunze bamufungiye se bazi ari kuri sitasiyo ya RIB harya ni bahita guki arafunze numvise bamushinja ibintu byinshi ese ahubwo se usangiwe niba mu rugo ndabaho abana nta kintu bafite inzara irenda kubica nta mavuta nta kintu ariko wagiye guhinga uri kumva ikibazo ufite uzaguma hariya mu mujyi wowe agusaba akazu ikibazo afite kiremereye niyo nda uwo mugabo uri nabanza amenye iyo ribu niyahe nese ubu abantu bamufunze yazize iki koko akoze ntabwo byumva ko ari ubujura ubujura se kataye kandi narabikubwiye igende ko ubwo duherukana narakubwiye icya mbere cyo nta kintu cyawe yibye kiri mu rugo ari ahantu bamufatanye itongo ari cyane hari rwose itongo bamufatanye babuzwa n'iki se ko bamufata igihe simbizi yavuye mu rugo icyumweru ntabwo yavuye mu rugo agiye gusenga ariko ntaho yagiye
ese mama bidenye tubwize ukuri yari no nta n'ibintu ageze hano mu rugo byibuze ngo ubibone ikigaragara uzi ibintu numvise ntabyo njya uzi mbona ibintu numvise ngo bamushinja ndababeshya ngo bimare Makazi ntabwo najya mbona uno mugabo ashobora kuba akorana n'amabandi uzi ibintu numvise babashinja se ahubwo niba ari kumwe n'abandi ngaya amafirigo ngizi intebe ngo zo muri salo izo firigo ngaya nizo amasaha yabishyize yego ngaya amasaha Ikakwiriza izi sha. nka tekereza nk'umuntu mukuru none se muri izo nka ntayo yaba yarasize ngo uyigurishe izo nka se ahari barabimusigira nta n'imbe biri mu rugo yewe uyatayemo umva ndakurahiye birakurangiranya ahubwo nawe ujya mu cyaro dukwiye genda uhinge tujya mu miceri ubu barimo baratera imiceri genda uhinge ubundi bariya bana ntabwo icyo nzi ko afunze baramufunze ariko ubwo afunze niba arengana ko ari muri sitasiyo hariya ngo reka ngo bahita inyakarimbo sitasiyo ya Nyakarimbo ubwo ubwo niba araza arengana ko hajyana abantu b'ibintu bikomeye urahibye iki ko n'ibindi birakomeye nabyumvise gutyo ariko n'ibindi birakomeye n'amamiliyoni n'amamiliyoni hari abari mu mushinga reka ni ibyiciro umugabo wanjye bagiye kumufunga nta kintu na kimwe Niba- afite mu nzu simba ko yibaga ko yabyibaga buri munsi genda nanje kujya nanamuhapira ariko nanjye ubwo bamaze kubivuga nahise kuvaho hari n'igihe wabona tubonye ukuri gutandukanye n'ibyo mama akazi dutekereza. reka mubwire reka turindire turebe sura y'ibyo bintu uri kuvuga ndamutse nsanze muri kumbeshya ngo hari na botike ngo ndamutse nsanze muri kumbeshyera umugabo ibyo bintu muri kuvuga botike ikagera sinanabasezeye